kuva isi yabaho nta na rimwe byigeze byoroha kwiga kurusha uko bimeze muri iyi minsi. Ubu muri iyi minsi ikintu cyose ushatse ushobora kukiga. Waba ushaka kwiga ibyerekeranye n'ikoranabuhanga, ibyerekeranye n'ubugenge, ibintu bitandukanye wabyiga, ukabyiga kandi ku buntu. Icyo nshatse kubabwira ni online education. Ushobora kwigira online, ukigira kuri internet, kuko birumvikana ko niba uri kureba iyi video ushobora kugira access kuri internet. Niba ushobora kugira access kuri internet, ntabwo ukeneye kuvuga ngo ukeneye mwarimu ngo aze kwigisha buri kintu. Nawe ushobora kugira ibyo wigisha, ukaba wavumbura ibintu bishya, cyangwa se ukamenya n'ibindi bintu byinshi udashobora kwiga mu ishuri. Ngiye kubabwira online education, gusa ikintu cya mbere umenya, ngiye kubereka uburyo ushobora kwigira kuri internet cyangwa se online ibintu byose ukaba wabimenya. Ni ibintu byinshi wamenya, ariko si byose, ko nta muntu uzi byose, birumvikana. Hari imbuga nyinshi cyane ushobora kwigira kuri internet ku buntu, n'izindi nyinshi cyane zihari mbese. Gusa biri mu ndimi zitandukanye. Mu ndimi z'icyongereza birumvikana abanyarwanda ntabwo barabihugukira cyane, gusa nyine mu ndimi zitandukanye ushobora kubibona. Hano kuri ni gute wasura urubuga rwacu nigute.co.rw. Twabahaye imbuga zigera ku 10 ushobora kwihuguraho mu byerekeranye n'ikoranabuhanga. Ni liste iriho imbuga 10 ushobora kuzisura ukarebamo urubuga ushobora kwigiraho ibyerekeranye n'ikoranabuhanga. Gusa zimwe na zimwe zigisha n'ibindi bitari ikoranabuhanga. Ariko mbere ko tugera kuri izi mbuga, reka manze mbere kukundi kuntu umuntu yakiga ku buntu adakeneye no gusura izi mbuga, kuko zimwe na zimwe zirishyura, izindi ni ubuntu. Ikintu cya mbere ushobora kuza ari Google. Google ni urubuga abantu bashakishirizaho amakuru, ibyo bakeneye byose bakabishakishirizaho. Ushobora kuza kuri Google ugasacinga, tuvuge ushaka nko kumenya ni gute bateka icyayi. Birumvikana kandi ndebe niba bihari mu Kinyarwanda, ariko bidahari mu Kinyarwanda ushobora kubibona no mu rundi rurimi. Ni gute bateka icyayi, undi ukemeza, urabona bahita bakuzanira ni gute bateka icyayi nyafurika. Ushobora gukandaho ukareba ibirimo, dore kuri YouTube naho hariho amavideo yabyo. Icyayi cya tangawizi, urabona ni ibintu byinshi ushobora kurebaho. Ushobora kureba ni gute, reka ndebe no mu Cyongereza, how to sit, ni gute bicara. Ibintu byose biba biriho, niyo byari ibintu ubona bidafashije urabona birimo. Sitting positions, how to sit, steps 12 zo kwicara. Ni ibintu bitandukanye, urabona nyine ni ibintu umuntu asanzwe azi, ariko amasomo yabyo bariho. Ushobora kwiga ni chemistry advanced. Ushaka advanced chemistry, ushobora kureba kuri Coursera, nayo ndaza kuyiberekaho gato mu kanya. Ni urubuga rwigishiriza kuri internet. Introduction, ushobora kwigiraho ibintu byinshi, ntabwo ibintu byose utegereza kubisanga mu bitabo, kuko usanga no mu ibitabo byaranditswe kera ari n'ibintu yenda byagiye birangira, tuvuge nko mu ikoranabuhanga. Uba ukeneye kuza ukareba ibintu bishya hano bagenda bashyiraho, ukareba kuri YouTube ukarebaho amavideo. Nabereka uko ushakishiriza kuri Google. Ushobora kuza hano what is advanced chemistry, hano tubona definition yihuse. Wabona utari kubyumva neza ukarebana hano hasi, waba utabyumva neza noneho ukajyanamo no muri link ukinjiramo ukareba neza, ugasoma inkuru irambuye. Hano hagiye hari amasamari cyangwa se incamake, ushobora kuzisoma utabyumva ugakirikaho ukajya mu yindi, ugafungura ahandi ukagenda ukabyiga byose birambuye. Ahandi hantu ushobora kwigira ni kuri YouTube. YouTube hariho amavideo mu bwoko butandukanye. Ikintu ushakisha cyose, tuvuge ushakishirizeho iki, ni gute bakora amandazi. Dushaka ngo ni gute bakora amandazi, uraza kubona ko nabyo birahari, ni byinshi cyane. YouTube ifite ibintu byinshi, internet ifite ibintu byinshi ushobora kwigiraho utaruzi kandi ukabimenya neza cyane. Dore mu Kinyarwanda birahari, no mu zindi ndimi birahari. Gusa amasomo menshi y'ikoranabuhanga n'ubugenge n'ubutabire byose ntabwo kubibona mu Kinyarwanda ntibyoroshye. Ukeneye kuba wabishakisha mu Cyongereza, yenda tuvuge chemistry. Icyiza cyo kwigira mu mavideo yawe kuri YouTube nibwo umuntu abyumva neza kandi ntabyibagirwe. Urabona nka burya biba bimeze nk'aho mwarimu akuri imbere. Hano ubona bari gukora experience, ukabibona bari kubikora ako kanya, nawe ugahita ubimenya neza.
Okay. Urabona ni magic of chemistry, nibanze kuri chemistry, ushobora kwiga ikoranabuhanga, ukiga programming uhereye kuri beginner, ushobora kureba introduction to programming, ushobora kugera programming for beginners. For beginners no kuvuga ngo iraguhera kuri 0 aho nta kintu kimwe uzi, ugende uzabigeraho ubimenye. Ushobora no kuba udashaka ibi ngibi, ushaka isomo rirerire ririmo ibintu byose, tuvuge ushaka kwiga tuvuge yenda programming yenda tuvuge javascript, ushakishe wongereho akantu ka crash course. Barakuzanira isomo rirerire kandi rikubiyemo ibintu byinshi. Urabona ni isaha n'iminota 40, iyi ni amasaha 3, amasaha 7, bakuzaniye iby'amasomo maremare. Cyangwa se ukareba playlist. Hano bakuzanira javascript tutorials, urabona irimo amasomo 21, amasomo 102, 51, 47, 60 gutyo, bitewe n'icyo ushaka kwiga. Ndi kwibanda ku ikoranabuhanga ko ni gute yemeje kuvuga ku ikoranabuhanga, ariko ushobora kwiga n'ibindi byinshi bitandukanye n'ikoranabuhanga. So tuvuye kuri YouTube, urundi rubuga ushobora kujyaho ukigiraho ibintu byinshi ni gute, birumvikana nayo irimo. Ushobora kuza hano ku rubuga rwacu ni gute, ku rubuga rwacu ni gute ndaza kurugarukaho. Izindi mbuga ni izi zikurikira: hari Coursera, Your Courses to Success, bakwigisha ku buntu, ariko kugira ngo ubone certificate urishyura, biterwa n'ibyo wize. Ndakeka hano ntago bakwigisha ikoranabuhanga gusa, bakwigisha n'ibindi byinshi, gusa n'amasomo y'ikoranabuhanga aba ariho. Turebe urugero, bano bantu baba bakorana na za university zindi, urabona bakorana n'ibigo bikomeye za Stanford, Imperial College, IBM n'ibindi bigo byinshi, ku buryo amasomo bakuzanira abaturutse mu ma university menshi. Uretse Coursera hari yitwa Khan Academy for every student, every classroom, your users. Ni ibingibi, urabona barakwigisha ibintu byinshi cyane nyine. Urabona rero muri courses urabona ibintu byose bigisha: imibare, bigisha siyanse, arts na humanity, ibintu byinshi bigisha. Urabona MIT open courses, hano ushobora kuza ukareba amasomo bigisha nabo muri MIT, ariko ni ikoranabuhanga cyane. And Udemy ho abamo amasomo menshi cyane, naho programming ushobora gushakishaho n'andi masomo yandi reka menshi na programming, design development, marketing, IT and software, personal development, business, photography na music. Ayo masomo yose ushobora kuyabonaho. Ndetse kuri MIT ni gute nababwiye, ushobora kuzaho natwe tubashyiraho amasomo mu Kinyarwanda, ushobora kuza ugasomaho amasomo wifuza, ukaba wagira ibintu byinshi umenya. Naberetse Google, mbereka YouTube, mbereka Coursera, mbereka Khan Academy, MIT Open Courseware, mbereka kuri Google ushobora gushakishirizaho n'andi masomo menshi tutavuze. Turebe online education websites, turaza kubona imbuga zigishiriza kuri internet. Urabona hari Coursera nayiberetse, hari yitwa Linda online education for subscription, aho ngaho urishyura. Udemy, Udacity, izi zose ni imbuga ushobora kugenda ukagerageza ukareba, ukadushakisha iziri free. Abantu benshi bashaka kwigira ku buntu nyine, ariko icyiza aha ngaha ushobora kutabona certificate, kubera ko certificate isaba kwishyura, ariko umenya ibintu byinshi kandi ibintu byinshi biragufasha. Best free online education sites, ushobora kureba muri izi mbuga ukarebamo. Hari ni EDX nayibagiye, nayo ifite amasomo meza cyane, wazayireba. EDX, Khan Academy, MIT Open Culture, izi zose ni iz'ubuntu ushobora kugenda kwigiraho. Stanford, ushobora gushakisha, tuvuge ushaka nko gusoma nk'igitabo yenda tuvuge cyerekeranye, tuvuge Introduction to Computer. Introduction to Computer, wongera akantu kaga PDF,
nuyishakisha azakuzanira ibintu byinshi, ariko reka turebe PDF, kanze turebe, twinjiremo turebe download station, copy link, download full text PDF. Hano tugiye kudownloadinga, ahangaha bisaba ko joininga, ariko urabona ko igitabo cyaho cyaje, nshobora guhita ngisavinga leta nkidownloadinga, ku buryo nshobora no kuba nagisoma ntari kuri internet. Nanone ushobora kujya ku rubuga, tuvuge nk'iyi ni gute, cyangwa njye kuri Coursera, ufunguye nk'isomo ushaka yenda kuza gusoma, cyangwa se kanze ngira icyo nshakisha kuri Google. Hano yenda tuvuge ugashakingaho kwicara, ingaruka zo kwicara umwanya munini. Hano hari ibintu byinshi, ni ibintu byinshi ushobora gushakisha. Kaza hano urabona ibintu biri hano, ushaka kuza kubisoma ndamutse ntari hano, ushobora guhita nza hano nkagira gutya, nkakora right click, nkaza kuri save as, nagira save as, nkaza nkahitamo aho biri bujya, mpitemo yenda application, kamushyire muri downloads nta kibazo, nkagira download, nkabisavinga, ugategereza bikabanza bikarangira. Uru rubuga ushobora kuzongera ukaza ukarwinjiramo uramutse nta internet ufite, kuko uba wararusavinze. Ndakeka ari ibyo ngibyo ushobora kugenda ukigira kuri internet. N'ibindi byinshi ntavuze hano ushobora kuza kubirebaho, ukagenda kwigira kuri internet biroroshye, uretse ko ugura internet. Ariko nabivuze nkitangira, niba uri kureba iyi video birumvikana ko ufite access kuri internet, n'ibindi byose ushobora kugenda ukabishakishirizaho. Ndakeka ari ibyo bika kugenda kuri channel yacu Ni Gute. Ukore subscribe, udukurikira video tukugezaho, udukurikirane kuri Instagram Ni Gute Rwanda, ujye kuri Instagram Ni Gute, akarongo ko hasi siwa, akarongo ko hasi ruwa, udufollowinge, tuzaba tukugezaho ibindi by'amasomo menshi kuri Instagram no kuri Twitter, naho tuba turiho. Kuri Twitter Ni Gute naho ugenda udukurikire, n'ibintu byinshi tukugezaho. Hano ukore subscribe, wibuke gukanda no ku nzogera ujye ugezwaho amasomo yacu yose. Ni Gute, hano naho tukugezaho ibintu byinshi cyane. Ni ibyo ngibyo, murakoze gukurikirana iyi video, umunsi mwiza.